umukobwa mwiza uzira uburanga, umukobwa mwiza uzira utagira inenge, ndumva utayivanga muri urugero narinyirashe wayigaritse. Okay, tangira neza noneho mubirimo neza fresh. Umukobwa mwiza utagira intenge, ndumva bivuga utabivanga muri urugendo tugana impinga, umubiri ari umwe turi nk'impanga, umusozi wa mbere ni nawurenga nibwo uzamenya ko ndi umuhanga. Umva turiya tuntu twigize insinga twirabura duturiye inyanja uratuze, twapfungira inzira tukambuza koga, uzoniza akanya ndadukura, turiya tugozi negeze hirya, urutoki nirunshira ibenga maze twisage mw'uwo munyenga. Umukobwa nakunze ubwo ntikunze, uzoba uri mu ijuru umeze neza, ku giti Imana yimye amashami, kimwe gihagaze ku mabuye abiri, gihorana icyaka cy'amazi, untura igisigo wiseyo, nanjye ngutura icyo niseya, amabuye adufana wawo, amazi y'inyanja ku rusaku rwinshi, arenge nkomba avuga fayini, guhera uwo munsi ubaye wanjye, bikaba nk'uko kugeza dupfuye, ahubwo mbwira urankunda? Hari umusizi nge nikundira rumaga igihugu cyemera, akubwiye muri ya magambo y'imitoma agira ati Gasaro natoye mu busore, gasego kanjye ko mu busaza, w'isi cyabuze, shiriyo nimba numbuze, ngo amukunde nkumbuze, wumve ko abandi babuze, ndi nk'agashyamba kabuze, k'ibiti byiza byabuze, bamvuze byica intuzuye, mbese mbi inzu nziza iva, cyangwa ndi nyimva isize imva, ndi nka mirenge nta sikoti cyangwa indege nka pilote. Mbwira rumaga wamuhakanira cyangwa wamwemerera ukagenda nagusezera nanjye utanansezera? Duhuza nanashimira abarezi bacu cyane cyane abigisha mu ishami ry'indimi n'ubuvanganzo. Ubwo wa mbere tica mwarimu Rugwizangoga Albert twigisha ikinyarwanda, akaza n'uwitwigisha isomo ry'igiswahili, ururimi rw'igiswahili. Umusoza mu giswahili. Umusoza mu giswahili. Yes. Byabigoranye. Ubwo rero ntabwo akigisha neza. Ubwo ntakigisha neza. Arakigisha ariko ari ukuntu ibintu biba bitaragenda neza bitewe nubwo uvuga uti namshukuru sana mwalimu wangu, jina lake ni navijua hivyo, lakini kuzungumuza katika Kiswahili si rahisi kwa sasa, kwa sababu unakijua kidogo kidogo. Ninakijua kidogo kidogo. Haya. Sikijui sana. Sijui. Okay. Uwo mwarimu rero yitwa aho rukomeye Jean Bernard. Ni umwarimu w'initi muri cyo. Mu Giswahili. Wango sinzi aho bamukuye. Gusa nyine wango performance atanga na wundi mwarimu wayitanga. Nukubango ntabwo yapfa kuva kuri kira kigo. Ntabwo yapfa kuva bitewe nyine gusa waza nta musaruro yatanga ubigereranyije nuko ari we muzi. Ntabwo ari uko ari we tuzi, ahubwo ni ibintu biba bizwi kuko nyine ntabwo ari we wenyine mwarimu w'igiswahili wahakoze. Ndabasuhuje inshuti bakunzi ba Jam Entertainment, njyewe basuhuza ni Jado Artist Official nk'ibisanzwe hano ni kuri Jam Entertainment. Aha rero nk'uko mubyumva ni mu ruganda rw'imyidagaduro, twababwiye ko tuzajya tubazanira abahanzi, abantu bafite talent zigiye zitandukanye. Hano rero ni tugiye gukora kuri talent show, aho ndi kumwe n'umusore n'inkumi mureba hano imbere kuri kamera za Jam Entertainment. Ngiye kubaha urubuga batangiye badusuhuza banatwibwire, hanyuma ibindi tugende tubimenya gake gake.
turahera kuri Kizigenza umusore wacu. Musore karame nanone umeze ute? meze neza ndakomeye rwose pe. Ukomeye nk'iki? Nkomeye nk'urutare. Ariko buriya hari umunyarwanda wavuze ngo urutare buriya se ntiwarugereranya n'ibuye. Buriya biratandukanye cyane. Niki gikomeye kurusha ikindi? Buriya ibuye ni ritoya, ni agasate gatoya kava ku rutare. Kava ku rutare. Ubwo rero nakavungukira ku rutare. Nakavungukira. Ubwo rero urumva urutare rero umuntu yanarumenya. Urutare ntabwo bapfa kumeneka, ariko nyine akabashije uko uhondaho buri kanya uhondaho akavuyeho ako kitwa ibuye. Niko kitwa ibuye, ariko biba bigoye kugira ngo kaveho. Hari umunyarwanda wavuze ngo ibuye rimeneka urwondo rugisukuma. Ubwo rero ahita avuga ngo ngiye ngo nkomeye nk'urwondo mu mwanya wo kuvuga akomeye nk'ibuye. Umuntu ukomeye nk'urwondo se nk'ahantu uvuga ngo nkomeye nk'amanuza yo mu mpeshyi, amase yo mu mpeshyi, ni ukuvuga ngo amazirantoki. amazirantoki. Muto urumva Omega, wowe ijambo rimwe wamuvugaho, ni iki wamuvugaho ukurikije uko umwumvise nubwo ari ubwa mbere umubonye? Murakoze. Ijambo namubwira nuko yakomeza gushyira imbaraga mu mpano afite. Yes. Noneho akajya aza kenshi tugakorana kugira ngo nanjye nibura nzagira utuntu duke mukuraho. Omega, ikibazo muzengera ubusabe oya wigira ikibazo. Ubusabe ikibazo muzengera wigira ikibazo. aravuze ngo kugira ngo nzagira utuntu duke mu nsigarana mukuraho. Benshi bitaba byinshi. Wenda ushobora kuba ufite akana gatoya sinzi, ariko nyine bibaye by'igihe cyose wankuraho byinshi nanjye nkazagira ibyo ndatira abandi. igihe runaka ukajya uvuga uti nanjye nahuye na Omega, kandi nanjye igihe kikagera nkajya ngutumira nkavuga nti Omega wanjye ndamushaka. Wow. Ome karame. buriya se ugira ngo ubusabe bwa Mutoni sibwo bwa Jaw Entertainment? Ahubwo tubwire wowe urahari tuzajya tukubona. Ngewe rwose ndahari, urumva ndi umunyeshuri, ni ukuboneka muri weekend. Yes. Bango muri weekend zombi nazajya mboneka nta kibazo, kubera ko mba ndi ku ishuri indi minsi. Birumvikana. Omega karame, nguhaye akanya ko gusuhuza abayobozi b'ikigo uhereye kuri Antoinette umugore wera Antoinette. Yes, directrice wa mbere na mbere ndasuhuza umuyobozi wacu mukuru w'ikigo cyacu cya Ecole Secondaire Cyinzovu. Yes. Wango ni umuyobozi mwiza, uduha uburere bukwiye. Sinzi niba mu mujyi wa makuru ikigo cya Ecole Secondaire Cyinzovu ni ikigo gifite ibintu byose gifite biri high cyane. Wango haba mu mitsindire, muri performance, ndetse no muri discipline mu myitwarire n'ikinyabupfura. Kiriya kigo kiza ahantu hejuru cyane. Si ibyo gusa kandi gifite n'abarimu b'intararibonye b'intiti cyane. Ni abahanga cyane kuko bigaragarira muri performance z'abanyeshuri. Ariko intiti n'intyoza biratandukana cyangwa biruzuzanya? Intiti n'intyoza biruzuzanya kuko intiti ni umuhanga mu kintu runaka ku buryo nyine nta kugishidikanyaho. Yes. Wowe ni w'intiti. Ibyamwisoba byaba ari biki cyane. Ngasuhuza nanashimira abarezi bacu cyane cyane abigisha mu ishami ry'indimi n'ubuvanganzo. Ubwo uwa mbere tica mwarimu Rugwizangoga Albert twigisha Ikinyarwanda, akaza n'uwitwigisha isomo ry'Igiswahili, ururimi rw'Igiswahili.
musubize mu giswahili musubize mu giswahili yes byaba bigoranye ubwo rero ntabwo akigisha neza ubwo ntakigisha neza arakigisha ariko hari ukuntu ibintu biba bitaragenda neza bitewe nubwo uvuga uti namshukuru sana mwalimu wangu jina lake ni navijua hivyo lakini kuzungumuza katika Kiswahili si rahisi kwa sasa kwa sababu unakijua kidogo kidogo ninakijua kidogo kidogo. Haya sikijui sana sijui okay. Uwo mwarimu rero yitwa aho rukomeye Jean Bernard ni umwarimu w'initi muri cyo mu Giswahili wango sinzi aho bamukuye gusa nyine na wango performance atanga na wundi mwarimu wayitanga ni wango ntabwo yapfa kuva kuri kira kigo ntabwo yapfa kuhava bitewe nyine waza nta musaruro yatanga ubigereranyije nuko ari we muzi ntabwo ari uko ari we tuzi ahubwo ni ibintu biba bizwi kuko nyine ntabwo ari we wenyine mwarimu w'igiswahili wahakoze ntabwo ikigo cyatangiye ari uhari ariko nyine aje yazanye revolution impinduramatwara nyine hari ibintu byagiye bihindukamo ubwo rero nawe ndamushimiye cyane bashimira na teacher wa France w'igifaransa ndetse n'abandi n'umwarimu utwigisha literature yitwa Twiringiyimana Etienne na ubura muri literature naho niho tugaragariza izi mpano zacu zose hafi ya zose niho tuzigaragarira niho tuzigaragariza rero ndamushimiye cyane ajya duha umwanya tukidagadura mu madebeti ni nawe ujya upanga ibitaramo byaho ubwo ibyo bitaramo rero byo iyo byaje turabijoyininga kuko abatuzi akadushakiramo imyanya nyine ku buryo ntabwo iyo igitaramo kibaye mu kigo ntabwo dushobora kuburamo adushakiramo umwanya ngasuhuza nyine n'abandi barimu bagiye batwigisha ariko nyine bose mbega ndabashimiye cyane baduha impamba izatugeza kure yego ngaho usuzana na Nadine rero bawe Nadine ushiri wanjye biragoranye ufite nka batatu sheri se sheri use watugira sheri uyu mwanya ubeshya bose ubeshya nari nibagiwe wavuze Nadine nibuka ko sinamumenya sheri ni mutoni wa Nadine kandi sheri ari mutoni nkayobera kubyari nari ngucarinje okay I'm sorry none se Omega karame iyi mpano yawe birumvikana uracyari ku ishuri ariko nta hantu uraperforminga handi hatari ku kigo wigaho atari ku kigo nigaho ubundi twagiye ntabwo bari batangira ariko hari ibigo byari byadutumiye kuko nyine hari ikiganiro nyine hari performance twaperforminze nyine haba igitaramo mu kigo cyacu igihe nyine barafotoraga babishyira ku ntuza ku rubuga ubundi hagira ababibona bo ku kindi kigo baravuga bati natwe bifuza ko twazajyayo baradutumira ikigo cyaho nyine cyo muri Kabarondo nacyo baradutumiye ariko biba ngombwa ko kubera hari mu bihe bibi turi kwitegura ibizami ko tutajyayo bivuze ngo ntabwo nta handi turajya yego ikintu ngiye kugusaba rero gato mpita murekura ndagira ngo
ukore mu nganzo usa n'usezera kuri Sheri Mutoni. Umukobwa mwiza uzira uburanga, umukobwa mwiza utagira inenge, ndumva utayivanga muri urugendo Muretse gato narinyirashe wayigaritse. Tangira neza noneho birimo neza fresh. Umukobwa mwiza utagira inenge, ndumva ubivuga utabivanga muri urugendo tugana impinga, umubiri ari umwe turi nk'impanga, umusozi wa mbere ni nawurenga nibwo uzamenya ko ndi umuhanga. Umva turiya tuntu twigize insinga twirabura duturiye inyanja uratuzi, twapfungira inzira tukambuza koga, uzoniza akanya ndadukura, turiya tugozi negeze hirya, urutoki nirunshira ibenga maze twisage mwo munyenga. Umukobwa nakunze ubwo ntikunze, uzoba uri mu ijuru umeze neza, ku giti Imana yimye amashami, kimwe gihagaze ku mabuye abiri, gihorana icyaka cy'amazi, untura igisigo wiseyo, nanjye ngutura icyo niseya, amabuye adufana wawo, amazi y'inyanja ku rusaku rwinshi, arenga inkombe avuga fayini, guhera uwo munsi ubaye wanjye, bikaba nk'uko kugeza dupfuye, ahubwo mbwira urankunda? Hari umusizi nge nikundira rumaga igihugu cyemera, akubwiye muri ya magambo ye y'imitoma agira ati Gasaro natoye mu busore, gasego kanjye ko mu busaza, w'isi y'isi cyabuze, shiriyo nimba numbuze, ngwamo mukundu nkumbuze, wumve ko ahondi babuze, ndi nk'agashyamba kabuze, k'ibiti byiza byabuze, bambuze byica intuzuye, mbese mbi inzu nziza iva, cyangwa ndi nyimva isize ingwa, ndi nka mirenge nta sikoti cyangwa indege nka pilote. Rumaga wamuhakanira cyangwa wamwemerera ukagenda nagusezera nanjye utanansezera? Uwo nemereye ni wowe. Uwo nemereye ni wowe. Ni jyewe. Urakoze mukobwa mwiza. Wow. Yo. Nabuze akantu kayo. Yo. Nabati ya. Ndavuga ni arahiye. Umusa. Aya magambo kugira ngo uyatondekanye gutya bigutwara igihe kingana iki kuyashaka yahuye. Agenda yuzuzanya. Bazayamara yafoto. Nubwo ntabwo biba byoroshye. Ntabwo biba byoroshye. Nubwo iyo tugiye muri vacances ntabwo njya nicara. Mba ni gukora ubushakashatsi nshaka ayo magambo, ugashaka nyine nubwo nkunda gukurikirana ibintu by'ibisigo bya Tari. Nuko nabibabwiye nababwiye ba role models, nkunda gukurikira gufollowinga ba Serwakira ndetse na ba Rumaga, ngagenda ngira utugambo tw'ubwenge neruramo, nongewe ngagenda nongeramo n'andi yanjye modify, ngagenda nyine nongeramo andi yanjye, bikabyara ikintu kizima. Kugira ngo mbifate rero bisaba igihe, ni repetition. Ni iyo ndi muri furi nyine numva nshaka kuruhuka, ntabwo njya ndyama, buriya iyo ndyamye ngiye mpita ndwara ku manywa, mpita ndwara numva umutwe uri kundya, niyo ngo ngiye mfata ndabyandika ibyo bintu. Nk'ubu mfite ikayi nyine byanditsemo byose, ngagenda ndipitinga nsoma ngasoma igika cya mbere numva ko nagifasha, ngafunga ngarepeta ngumva ko nabifashe, nkabiboroka nyine gutyo buri munsi buri uko mbonye igihe cyo kuruhuka ndi kuruhuka. Nuko bigenda biza. Anyway, uziko wambaye nk'abahanzi man, wambaye nk'abahanzi. Ntabwo byabura. Ntabwo nakiburira. Akantu rero bakabonye nawe. No kuririmba umuntu ajya ageragezamo. Ntabwo ntabwo biterwa n'indirimbo. imbere y'ushaka. Imbere y'ushaka. Aho wowe ni wakandirimba. Iyo najwe ngira. Najwe ngira. Iryo ni ikindi gukoresha nijwe. Mfite ijwi nk'iry'umuntu w'itabi. Ntacyo reka azakuririmbira ubutaha. Inshuti bakunzi ba Jya Entertainment, niba tugeranye kuri uyu munota tukiri kumwe, uri w'agaciro, uri w'ingenzi, big up, salute.
ndagira ngo mbabwize ukuri ko mudahari natwe ntabwo twaza kuri izi kamera ndetse n'izi mikoro za Jao Entertainment. Umuhungu wacu rero Omega mwamwumvise atomaguye Mutoni Mutoni yararize neza munyemerere rero iki kiganiro tugisoreza ahangaha. Ibiganiro byacu nakagaruka kandi ndabizeza ko tubahishiye byinshi kandi byiza biryoshye. Tuzongere tumutumire. Niba mwamukunze mujyaho hasi muri comment mutubwire muti uzamutugarurire. Niba mutamukunze kandi nabwo mubigaragaze. Kanda like rero kuri iyi video kugira ngo werekane ko wayikunze. Ujye muri comment section udropping mu gitekerezo cyawe nkuko nabikubwiye. Ufite igitekerezo, ufite inkuru idasanzwe, ushaka gukorana natwe ikiganiro, ushaka kuduha ikiraka, tudodera ibigo by'amashuri, turashushanya mu bigo by'amashuri, dukora amakashe n'ibindi byose bikuye muri art, waduhamagara kuri 0788259948. Iyo nimero iri no kuri WhatsApp. Omega Karame, ndagushimiye cyane kubwo kwemera ubutumire bwa Jao Entertainment. Nizere ko n'ubutaha aba viewers bacu nibavuga bati tugarurire wa muhungu w'abanyarwanda, nizere ko uzaba uhari. rwose nanjye ndagushimiye cyane. Buriya ntabwo nari nzi ko mbere na mbere nigiye wabanje kugusaba nyine tu. Yes. Nabonye riko narabafollowinze ubundi nyine mbona ibiganiro mukora, mba nyine ndabakunze cyane. Yes. Kuko mukora ibintu by'agaciro cyane, kuko buriya epfing yo mu byaro haba hari impano zigiye zitandukanye zagiye nyine zibura uburyo zizamuka muri make. Izo ngizo uzajya usinzanira. Muri make rero navuga ni mwaziye igihe. Yego. Mwaziye igihe rwose kandi muri abagaciro. Niyo mpamvu rero nanjye mbashimiye cyane. Yego. Kuko mufasha abantu kuba bazamura impano zabo. Yes. Ngaba nyine mbasezeranya ko n'ubutaha nishimiye kuzakomeza gufatanya namwe. Nukuri. Kandi ikindi nakongeraho, ntabwo ibintu nkora mbikora n'umwe. Hari bande dukorana. Mukorana. Mukora as team. As team. Ku ishuri twafominze icyo twakwita nka karabu, ariko ntabwo iragera kure kuko nyine nibwo turi gutangira. Turi kuyifominga, igizwe n'abantu 6. Abo 6 rero uyu munsi ningiye babonetse, abandi ntabwo babashije kuboneka. Ariko bigenze neza ubutaha mushobora kuzabona nabo tukabazanira ibindi bintu bizima. Na feel at home. Muto, nawe ndagushimiye cyane. Murakoze cyane. Omega ariko yarakujyanye. N'ubu ndazamwara, ndabona ari amaherezo. Wow. Nshuti bakunzi rero munyemerere tuzasubira ubutaha kandi turabakunda cyane, muri abagaciro. Ciao ciao.